ntibishoboka. Nabonye Imana nyamana itari Bayali sinadagoni, nta nubwo ari n'umuntu. Ndi umugore wasamye inda y'impanga, umwana w'umukobwa yicara ku mutwe w'umwana w'umuhungu. Hanyuma uwo muhungu nta muvoma n'imwe yigeze akorera mu nda. Mbivuge gutya, ntabwo yigeze ashobora gukina kumwe abana nyine bakinira mu nda. Uwo yicara ku mutwe we. Uko bakura wa muhungu umutwe ugakura, ikiro kimwe, bibiri, bitatu, bine, usigara ufite ibiro nka 5 mu nda. Urutirigongo rudateranye. Hano mu ngasire z'amavi umenya ariko bahita nta gufa ririmo. Umwana afite ibyisho binagana, y'amaso abana batari bazima bagira. Mukaranterura kuri cya gitanda aranyeganyeza batafite abadayimoni. Uyu muntu afite ikibazo. Mwatuzaniye umuntu ufite ikibazo cyangwa afite toroma, kiranyeganyega. Naho ijwi riri kunyongorera, ijwi rirambwira ngo wa mupfapfa we, wamwizera gake we, nakubwiye ko uzabyara utabazwe. Nanjye ndayibwira nti wambwiye ko nzabyara ntabazwe? Dore bankuye hariya bangejeje aha, nturi igitanda ureba. Ubu urabona imbaraga zanjye zifata amaboko y'abaganga cyangwa izawe nizo zifata amaboko y'abaganga? Mana ishimwe. Hanyuma Imana irambwira ngo hoya, twavuganye kuzabyara utabazwe. Nanjye ndayibwira ntivugira muri abo, njye se ndibaga, njye se ndabishaka. Bararegera ku munota wa 8 ibise bitangira kwikusanya. Ku munota wa 9 igisa kimanura umwana, kiba kimanuye umwana. Ku munota wa 10 bakira umwana. Haleluya, 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 haleluya. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Mu nkundire tureba amagambo yanditswe muri Yeremiya igice cyaho cya 51. Yeremiya igice cyaho cya 51. Turasoma uyu murongo wa 25, hanyuma tuze kwimuka dusome n'uwa 36. 25, 36. Reka dusome. Dore ndakwanze wa musozi urimbura we, niko Uwiteka urimbura isi yose avuga. Nzakuramburiraho ukuboko kwanjye nguhirike, mwakomeza nguhirike ngurohe mu nyanja. Imana ishimwe. Hanyuma 36 haranditswe ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ngo dore ngiye kukuburanira kandi nguhorere. Nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe. Turasoma andi magambo ari mu Ngoma za mbere umurongo wa 4. Mu Ngoma za mbere ibice 4, 9 niho tugiye gusoma. Biba ngombwa manuke gato.
Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. 10. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyamukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, kandi ndi ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha icyo yayisabye. Wiyirije imyaka myinshi, urara ubuvuma imyaka myinshi, warasenze ariko impinduka warayibuze. Icyo ni ikindi. Yandi ufite icyaguhagurukije, umaranye igihe uburwayi ufite abaganga barabunaniwe, umaze igihe wicaye, wagiye wumva yewe n'abahanuzi batandukanye bakajya baza bakakubwira ngo umva uko Uwiteka avuze, uburwayi bwawe Imana iraburangije, ariko ukabona nta cyahindutse. Rero ufite icyaje kukwicaza hano, yandi ufite abana ubona bageze mu gihe yuko bashaka bashyingirwa, ugeze mu gihe ubona abana ufite kwiga byaranze baragenda ariko mu mutwe byaranze. Buri muntu wese afite umusozi imbere ye. Ndibaza ko nta mugenzi ujya muri uru rurembo rwa Kristo twahamagariwe utagira ikintu kiba kiri imbere ye, abyuka akabwira Imana ati nyamara wabingenzereza neza, dore mize n'imihigo, nzagushima, nzabigenzanya. Uwo muntu yaba atakiri mu isi. Imana idufashe. Hanyuma Yeremiya nawe yari afite ikibazo, hanyuma Imana imutega amatwi, iravuga ati Yeremiya agenda ahura n'ibibazo byinshi, akubitwa inkoni. Yeremiya akemera agahagarara agashikama. Narinje kukubwira ngo hari umunsi umwe, hari igitondo kimwe, hari amanywa amwe, hari umugoroba umwe, hari ijoro rimwe Imana izahaguruka igutekerezeho. Nimara kugutekerezaho, mu ijuru haba inama idasanzwe, bavuga batari ko uko byagenda kose Manuel dukwiye kumwibuka. Amaranye igihe uyu musozi, amaze igihe avugana natwe. Ijuru rigutekerezeho, ijuru ryagutekerejeho, nta kintu na kimwe ijuru risiga mu nzira. Ubona ineza y'Imana igutambikiye, ukabona ibyari byanze biremeye. Haleluya! Imana yibuka Yeremiya. Aya magambo yaryoheye Imana ikiyana. Iravuga ngo dore ndakwanze wa musozi urimbura we, niko Uwiteka urimbura isi yose avuga. Haleluya! Nzakuramburiraho ukuboko kwanjye. Umusozi w'ubushomeri, umusozi w'uburwayi, umusozi w'ubukene, umusozi w'imyenda umaranye imbere, umusozi w'intege nke, umusozi wo kwibaza ku masezerano. Imana yavuganye nanjye ndi kuri moto ngo mbahaye amagambo ngo iyo misozi Uwiteka arayihiritse, arayimanuye, ayikuye imbere yanyu, arayihiritse, ayishyize mu manga, ngo nta n'ibuye rizongera gushibuka. Bagomye bayasoma ayo magambo. Nta n'ibuye, nta n'igisigisigi bagusigiraho, kuko yumvise umuniho wawe, yumvise gutaka kwawe, yemeye kukurengera, kuko niwe uzi aho ahera anyeganyeza uwo musozi. Wasenze cyane, wiyirije cyane, waraye amashyamba, waraye amajoro menshi, ariko Uwiteka ahagurukijwe no kunyeganyeza iyi misozi y'ibigeragezo. Mumaranye iminsi, ijwi riri kumbwira ngo bambwirire ngo nyiroshye mu manga,
niko Uwiteka avuze. Ntabwo nibuka uko yitwa, arigisha ngo dufite murumuna wacu. Navuze nti Imana ishimwe, uyu mwigisha nigisha nyuma ye, iri jambo mpaye rirajyana n'ibyo wampaye. Nahise ntekereza nti kuko yigishije inyigisho zo kwihana, nizo nyigisho yigishije imbere yanjye. Abereka nubwo bimeze uko ko umukwe ari hafi, umukwe ari hafi, ko dukwiye kuba maso. Uwagendaga nabi nicyo yashakaga, akagorora inzira ye hakiri ku manywa bigishoboka, kuko umukwe ari hafi. Imana ishimwe, yayigishije ndafashwa. Mpita numva muri nge amagambo amanukiyemo, nta muntu Imana izagendamo ideni habe namba. Ijambo Imana yakuvuzeho izarisohoza. Nubwo umukwe ari hafi, icyitonderwa, ntawe Imana igendamo ideni. Ntabwo izahuraho icya ngo yice uwo musozi wawe, ariko Imana isohoza ijambo yakuvuzeho. Ijambo ryose Imana ivuze ni ihame. Imana ishimwe, izo ntambara zawe umaranye igihe, Uwiteka aratangaza ngo nubwo yemeye guhirika uwo musozi, icyitonderwa, ntazemera hari n'ibuye rishibuka kugira ngo uwo musozi wongere kugaruka imbere yawe, ahubwo ngo azawuhindura amatongo. Sawa hantu mwahasomye ngo azawuhindura amatongo, nta n'ibuye rizashibuka. Niba guhaye akazi aragahagararaho, niba guhaye inzu arabagukuye mu bukode, niba gukijije uburwayi nta zindi komantere ugira, arabagukijije, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Naza kukuburanira ntabwo uzajya mu bacamanza, aburana neza. Iyo ndi imbere y'Imana banumva afite n'ibihamya bikomeye. Ndi umugore wasamye inda y'impanga, abo bana babiri bagira 5. Umwana w'umukobwa yicara ku mutwe w'umwana w'umuhungu, hanyuma uwo muhungu nta muvoma n'imwe yigeze akorera mu nda. Mbivuge gutya, ntabwo yigeze ashobora gukina kumwe abana nyine bakinira mu nda. Uwo yicara ku mutwe we. Uko bakura wa muhungu umutwe ugakura, 1 kilo, 2, 3, 4, usigara ufite ibiro nka 5 mu nda, urutirigongo rudateranye. Hano mu ngasire z'amavi umenya ariko bahita, nta gufa ririmo. Umwana afite ibyiso binagana, y'amaso abana batari bazima bagira. Hanyuma barakura, nkajya mureko buri gihe kubaza, bakambwira tundi ni muzima ariko uw'umuhungu ntazabaho. Kandi ubwo mwumva, mu bana 5 mfite, uwo muhungu ni umwengira, abandi ni abakobwa. Kandi ubwo mwumva, nagize isezerano ry'umwana w'umuhungu ngishingirwa. Nzaguha umuhungu, nzaguha umuhungu, nzaguha umuhungu, reka indirimbo. Noneho nkagira ngo ninsama ndahita musama. Imvugo y'Imana irakomeye, ntawamenya uko imeze. Barakura, najya mureko bati umuzima n'umwe, undi ntago ari muzima, ntazanabaho. Kajya imbere y'Imana ntayiwe, iminsi nabanye nawe wari utaranshuka, none uranshutse. Wanshukishije umwana w'umuhungu, naramubuze. Ubona niyo umbwira uti uzabyara igitsina kimwe, ko nzi kuri inyangamugayo kubeshya wabyize ryari.
nkajya nsenga nkajya mu mazi y'ibyumba nkayibwira nti nge narinzi kuri imfura pe none wikuyeho ubupfura imbere yanjye wakabaye imfura wambeshya umuhungu kandi uzi ko mukunda none se ko nge nakumviye njya gushaka kubera iki ngewe uri kugenda uca ku mpande n'impande nkajya nyibwira ni se umbereye nk'abafarisayo bo mu rusengero nawe niko bigenze nkatondekanya nkajya no mu ijambo ry'Imana nkavuga ni ngewe mbuze ahantu handitse kubeshya none ndatashye rimwe rero nsubira imbere y'Imana mfite amezi 8 urumva itari ikuze inda y'Imana njya mu mazi y'ibyumba abantu baraza bankuramo bati tubabarire have umugabo yajyaga ku kazi agasiga ndindishije abakobwa bari mu rugo ati mumurebe buriya ningenda aracunga afata icupa rye ry'amazi n'ishakoshi ngo agiye gusenga kandi murabona indafite yamutanze imbere reba ahantu igere noneho yamara kugenda nkabahendahenda ntabwo ndabagurira n'amandazi ariko nimureke ngende nkabumvisha ukuntu kugenda kwanjye ariho ubuzima buri nkamubwani nubwo nkunze se yandinda gupfa nubwo nkunze se azambyarira nubwo nkunze se yurira igitanda akajya kwitseta nkamubwira nti nayo umuntu njye nimundeke nigendere mwo kumuhamagara nkababwani imbere y'Imana niho nkirira imbere y'Imana niho nakuriye ubuzima kuva kera abo bakobwa nkabaha ubuhamya nkababwira nti nimurebe ko munkorera bati nubu mubona nanjye naje Kigali nkenye nkababwira nti nigeze kuba mu Biryogo ngenda n'amaguru nta nkweto zo kwambara zaranshiriyeho nkababwira nti mbonye akazi keza mbona akazi kudukiyosike turiya tubasehashika n'umugore nakoreraga muri kantine akajya arya akanyiriza ubusa akajya ndeba nkirirwa ubusa n'igikombe cy'amata nta kimpe nkababwira ni nkamanuka ngataha Ikagugu n'amaguru nkajya mbwira Imana ntiwarambeshye se wambwiye kuzampera umugisha mu mujyi wa Kigali ahubwo nkitike nisubirire mu cyaro ibi birarutana nkajya mbabwira ariko ikambwira ngo nzakugirira neza ntabwo ni nzayimana irakora mureka njya gushaka nzakurinda mureka njya kubaza amakuru nkababwira n'abandi babaza amakuru abapfumu njya sinzi abapfumu mureka njya kubaza Imana ya Isirayeli itanga gutwita igatanga no kubyara itanga abana cyangwa ntibatange itanga kubaho cyangwa ikemera ko umuntu apfa nkabinginga nkababwira nti nimumuhamagare abana b'abakobwa bakarira bakambwira bati natwe ahantu tuzahagirira umugisha bakandeka nkagenda nkatega moto umumotari nteze akambwira ati madame ndagenda gahora ariko ndumva mfite ubwoba yanda yanjye muri ayo mezi 8 abantu hano ntago haba harimo abantu batazi ibyumba mu mazi ntago bibaho ntihabuze na 2 cyangwa 3 nkagenda nkahegeka hinda amazi akamanukiraho nakumva umwuka ugiye guhera nkitaza nkakuraho ijosi nkabwira Imana ntumva amarira yanjye ashokane n'aya mazi ni kubera iki uyu mwana watumye nzamureba ntabeho ni kubera iki nagiye mbwira abantu ukuntu uri Imana igira neza nkakuvuga neza ko ntarakongerera ko ntarakuvuga nabi kubera icyo naje ibibyago nkayibwira nti Dawidi yaranditse ngo ihema ryanjye uririnda amakuba n'ibyago nkayibwira nti nanze ibyago maze ndabyanze simbyemeye hanyuma rimwe Imana irampamagara muri ayo mana ariko muzi ko Imana iseka irampamagara numva igitwenge noneho iyo umuntu afite ibigerageza amera nk'umurakari nuraseka nibabariye
uraseka mbabaye ubu se ndaha ubona ntababaye ubu se ubona ndyama sindara niyegetse umusego ndabibwira nturabura kuntabara ugaseka numva abantu bari guseka kandi nkabona nta bantu turi kumwe bari guseka nkajya mvuga nise ni mu ijuru muri kunseka nimunseka ariko mumpe umwana muzima munseka ariko mumpe kubyara neza nkajya njyana udupapuro nanditse nkavuga nti ndanabihinduye icyuma nyikuye ku nda yanjye iby'abadogiteri ndabihinduye dogiteri wo mu ijuru naze jya ubwiza Imana ukuri ndasenga rimwe Imana iri guseka irambwira ngo taha uzabyara neza nta cyuma kizakujyaho kandi umwana wawe nzamuguha taha ntuzagaruke hano ntizagaruka ngo yataha ntizagaruka ntago nzareka kugaruka kandi narabyara hanyuma ndataha irakamya nayo irancungacunga hashize ibyumweru 2 ntiyatuma nuzuza amezi 9 neza fatwa n'inda ngiye kwa muganga ndagenda baravuga bati no kumubaga mu mwihutane umwana umwe yicaye ku wundi ariko imitima n'imizima murabiza abagore hanyuma baranyirukankana dogiteri aragenda ati nubundi kubagwa nibyo byari bimuriho nibiki abaganga baza kumufasha ngo baraza nari naherekejwe n'umupasiteri witwa Gonzage hari n'undi mupasiteri witwa Jacques n'abagore babo n'undi mu mama w'umudiyakoni wo mu cyahafi abantu barabimenye bahita baza ngo gutangatanga ngo bansengere hanyuma tugezeyo haleluya vugira ngo Imana igihindura beneda banshyira ku gatanda ngo bambage baranyambika haleluya muri nibyo bavuga ngo nabonye Imana nyamana itari bayari sinadagona nta nubwo ari n'umuntu haleluya igihe bari kwambara ngo bantera ikinya uyu mwuka w'abapeni uzadukoraho cyangwa udukize numva umwuka araje mwuka aranterura kuri cya gitanda aranyeganyeza batafite abadayimoni uyu muntu afite ikibazo mwatuzaniye umuntu ufite ikibazo cyangwa afite toroma kiranyeganyega naho ijwi riri kunyongorera ijwi rirambwira ngo wa mupfapfa we wamwizera gake we nakubwiye ko uzabyara utabazwe nanjye ndayibwira nti wambwiye ko nzabyara ntabazwe dore bankuye hariya bangejeje aha nturi igitanda ureba ubu urabona imbaraga zanjye zifata amaboko y'abaganga cyangwa izawe nizo zifata amaboko y'abaganga Imana ishimwe hanyuma Imana irambwira ngo hoya twavuganye kuzabyara utabazwe nanjye ndayibwira ntivugira muri abo njye se ndibaga njye se ndabishaka njye se sinabigusabye none nkora iki Imana irambwira ngo atangariza uyu mudogiteri ko mu minota 10 bagiye kwakira igitangaza cya mbere cy'umwana w'umukobwa Imana irambwira ngo kandi n'ubiceceke ndayibwira nti imvugo yawe ndayizi n'ijwi ritari ryawe ndarizi ndumva ari wewe uvuze ndamubwira nti dogitarekeraho wintera n'ibyo binya Imana ivuganye nanjye nyir'ijuru n'isi Imana ikurusha ubuhanga n'ubuganga haleluya ndamubwira nivuganye nanjye nonaha hari amagambo Imana imbwiye ko mu minota 10 mwakira igitangaza cya mbere cy'umwana w'umukobwa ntabwo nyibazwe ndamubwira ni mu ijuru bahinduye inama zakozwe hari undi mwanzuro wanzuwe mu ijuru haleluya dogiteri aravuga ati ntibibaho wakumva ijwi ry'Imana twe turaha twese tutaryumvise gute ndamwenyura ndikubise ndabwani dogita suko bimeze
abazi imana yabo bafite uko bayizi. Nawe uzwi n'abaganga, nawe uzwi n'abarimu bakwigishije. Ubu nanjye mvuye ku ishuri, ntabwo ubona ko nanjye ndangije university. Ngo wararangije se? Niyo kwa Yesu irakaze kurusha iyawe. None se urumva atavuga ugakangarana? Niburatse urebe ko ntagiye kubyara. Bahamagaza bamperekeje, abapasiteri nabo barati bati ote ubwo kuko wumvise ari niyo sanzwe nzi uko ivuga, muranshyiraho ibyuma kubera iki? N'ubundi ko nsanzwe mbyara iminota mara myinshi ko ari 30. Imana yampinduranye, hari icyo nayitwaye. Bati reba ukuntu abavuga ari no kubize. Nigo nyine ndi kuvuga iby'Imana. Bararegera amatelefoni n'abo baganga bose bararegera. Ndashima Imana babaye inshuti zanjye. Bararegera ku munota wa 8 ibise bitangira kwikusanya. Ku munota wa 9 igisa kimanura umwana, kiba kimanuye umwana. Ku munota wa 10 bakira umwana. Haleluya, 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 haleluya. Manishi. Ku munota wa 10 bakira umwana. Ku munota wa 10 bakira umwana. Dogiteri yanga kuva ku izima. Atuyuwe urabona ko atari muzima. Nari kumurenganya se? Atuyuwe ntiyavuka ngo bishoboke. Igitangaza cy'Imana kirakomeye. Uzi ko umwana yacuramye uwo nguwo undamuvuyeho nawe nkamubyara neza. Imana irambwira ngo babwira iminota 15 bakarwana no gupima umutima w'umwana. Njyangira ubuhamya bifite ibihamya by'abantu, kuko nabaga ndi kumwe n'abantu bitorero s'abanyedini bo hanze. Haleluya! Tugira ubuhamya bufite ibihamya by'abantu. Barahagarara bataradusebya. Mana ishobora byose odeta. Ubu koko Imana irongeye imuha iminota 15 ku mwana utari musi. Pasiteri Gonzaga arazaranyegera ankoraho kunda, akajya yiyongorera. Mana ubikorera izina ryawe, Mana ubikorera kwiyubahisha. Save rwose Mana ntihazagira igitutsi kikubaho. Imana ishimwe. Minota 15 ishize njya kukubwira ko Imana igihindura ibitari guhinduka. Imana igishobora ibitari gushobora. Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Haleluya. 15 ishitse mwana w'umuhungu wanjye aravuka. Avuka neza nuko ameze. Abaganga baramwakira baramuterura. Bamaze kumuterura barambwira bati ariko ntazabaho. Ndababwira ni nkuko mubyaye bitari kuzemera usibye Imana no kubaho azabaho. Ndashimira Imana ubariga ageze mu mwaka wa 4 primaire. Ni igihungu cy'igisore. Imana yagiye iteraho inyama. Imana yagiye ishyira imitsi mu mutwe. Yavutse mu mutwe nta mitsi. Urutirigongira ruteranye. Ishyira amagufwa mu mavi. Imana inkorera ibintu bitangaje. Muyimera amashyi ndarangije. Ibwira Hezekiya ngo kuko waje kunsaba kukurengera ndabikwemereye. Hezekiya we ndabikwemereye. Mvuganye n'ikibazo cyawe, mvuganye n'umusozi wawe, ndawuhiritse, ndawanze. Umaranye iminsi ukubabaza. Wanyuze mu mataba, wanyuze mu misozi, wanyuze mu mazi. Ahasa niho wakurusha umutima. Ariko Uwiteka anyuranyije ibihe. Igihe cy'umubabaro gisimburanijwe n'igihe cyo gutabarwa. Haguruka tukwereke Imana. Imana yababwiye ngo ubyumvaga haguruka. Imana iramurengera. Hagurukana umusozi ufite ukubabaje. Hagurukana umusozi ufite umaranye igihe. Imana ikurengere, Imana igutabare. Ari mu buryo bw'umwuka, ari mu buryo bw'umubiri, ari mu byo wahuye nabyo. Ari amasezerano umaranye igihe yaragucumuje, yakujyanye kure. Ari ibibazo byo mu murimo w'Imana. Haguruka
Uwiteka avuganye nawe ngo wa musozi urimbura isi we ndakwanze, niko Uwiteka avuze. Wabigeragezo we byabaye mu bwoko bwanjye, mwashinze imizi, ndabanze mbahiritse mu manga, mbahinduye amatongo, nta n'ibuye rizabasubiraho. Iravuze iti dore ndababuraniye, nimara kubaburanira ndanabatabaye. Imana ishimwe ivuganye namwe ngo kuko mwaje gusaba kubarengera, irabibemereye, irabatabaye. Ivuganye namwe ngo Yabesi yavukanye agahinda, atakira Imana ya Isirayeli, arayibwira ngo cyamukambura imbago zanjye. Haleluya! Imana irabimwemerera. Hari ijambo ry'ihumure Imana irabibemereye ku byifuzo mwazanye. Imana ihiritse imisozi, iyitaye mu manga. Imana ikamije inyanja, ibyanyu bihinduye amatongo. Irababuraniye, irabavuganiye, irabikoze, irabatabaye. N'Imana itabeshya, ibyo yavuganye namwe cyagiye ishize mu bikorwa. Yikomera amashyi menshi, ishize mu bikorwa, iragutaba. Haleluya! Imana ishimwe. Nta yandi magambo yo gusenga nsenze, sengeye muri Bibiliya. Nabonye ubuhanuzi butavangiye, ndi umuhanuzi w'Imana, ariko ubuhanuzi nkunda cyane n'ubwa Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Iyo ugizeye uko wowe ubwawe iki cyumweru gishobora gusiga umusozi wari ufite Imana iwuroshye mu manga, kakuva imbere kubera ijambo ry'Imana. Umukiza w'ijuru n'isi ugahagarara mu ijambo gusa, kajya uwubwira uti wa musozi urimbura we, Uwiteka yavuganye nanjye ngo arakwanze. Yabonye ko ushaririye, yabonye ko uduhije, ukagutunga intoki ukabwira ngo wa musozi we, Uwiteka akuroshye mu nyanja, aguhinduye amatongo, nta n'ibuye rizagusigaraho. Kabubwira uti kandi yaranambwiye ngo aramburaniye, aburanye n'udutsiko tumburanya, aburanye n'ibyari bimpagurukiye, aburanye n'ibyandwanyaga, kandi amaze kuburana urubanza rwiza aranantabara. Tumuhe icyubahiro, arabikoze. Tumuhe icyubahiro, arabishohoje. Tumuhe icyubahiro, abanye natwe. Ni Imana itabeshya. Amen, amen. Amashyi menshi kwa Yesu.